Komeje kubaramutsa aho muri witeka bahire ni mwubaha Imana maze dusenge. Urakoze muremyi wacu ugira neza, we warinze ubwoko bwawe kaduhana aka karyo ko kugira ngo tubone ijambo ryawe mu mwuzuro waryo uhabwe icyubahiro. Habonetse abitanga bemeye guhagarara mu nzira y'ukuri ngo bayoborwe n'ijambo ryawe, bareke imigenzo n'ibinyoma n'ubupagani. Niwe ubikoze, uhimbazwe by'iteka ryose. Udutije uburenganzira ngo dukomeze tuganire ku ijambo ryawe, tubere mwarimu, dukoreshe, dukoreremo, utwemeze, kandi abatwumvira hafi na kure uduhere umugisha hamwe, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganirira hamwe mu nsanganyamatsiko ntoya itubwira ngo kwihana no guhinduka. Ngiyo insanganyamatsiko yacu turi buganire muri uyu mwanya, ni itubwira kwihana ariko hakiyongeraho no guhinduka. Ku bantu bakunda gusoma Bibiliya kandi ibyo basomye bakabyibazaho bakabitindaho nk'uko tubitegekwa, iri jambo ryitwa kwihana, iri jambo ryitwa guhinduka, yaba Yesu yaba integuza ye Yohana, nicyo cyari kibahangayikishije ubwo babwirizaga ubutumwa. Ibi ndabisoma mu mirongo 2 muri Matayo igice cya 3 umurongo wa 2. Yohana integuza aravuga ati, icyo gihe Yohana umubatiza araza yigishiriza mu butayu bw'Iyudaya, mu butayu bw'Iyudaya ati, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Uyu ni Yohana umubatiza, integuza ya Yesu, akiriguka mu isi. Yari afite ibibwirizwa byinshi, yabaye icyitegererezo mu bijyanye no kwirinda temperance, yahanganye n'idini y'Abayuda avuga ibinyoma byayo, yahanganye n'uburyo bigize abanyacyubahiro, bigize abakomeye bakandamiza abakene n'insuzugurwa. Ariko ikibwirizwa cyamusosotse mu kanwa, ijambo rya mbere ribanziriza ayandi yose, ni irivuga ngo mwihane. Ntabwo yahereye kwayo yandi mashami, kandi nayo yarakenewe. Yesu yategurizaga nawe ubwe ariyizira areguka ku isi. Muri Matayo 4 umurongo wa 17 haranditse ngo, Yesu ahera ubwo atangira kwigisha avuga ati, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Nawe acumbuye ateye yunze mu rya Yohana wari wamutegurije, nawe aravuze ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Abazi umurimo wa Yesu yakoze byinshi ku isi. Nawe ibinyoma by'idini y'Abayuda ntiyabirebeye izuba, kwishyira hejuru yarabicyashye, gukorera inyungu, gushaka indamu banyure mu myizerere, ibyo yarabicyashye, kwiyanduza bakivanga n'isi, ibyo yarabicyashye. Ariko nubwo yari afite umurimo mugari na byinshi azakora, ijambo ryamusosotse mu kanwa bwa mbere ni iribwira rubanda ngo mwihane. Bana b'Imana muduteze amatwi, hariho inzira ikujyana mu idini, hakaba n'inzira ikujyana ku Mana. Izo nzira ziratandukanye. Hariho inzira yakuvana mu madini agize Babuloni, ugatandukana n'ibinyoma byayo, ntiwice isabato, ntusenga ibishushanyo, ntujye muri ya migenzo na bya bindi byose batubwiye, ariko ntibibe bivuze ngo ugeze ku Mana. Kugera ku Mana uhanyura wihanye, kandi wamara no kwihana ugahinduka. Ku basoma ibitabo, mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe, ni umuzingo wa 2. Ku basoma icyongereza ni urupapuro rwa 19. Hari amagambo avuze ngo, Nyagasani arifuza ko abagaragu be
uyu munsi babwiriza ubutumwa bukurakuye cyangwa se babwiriza inyigisho ikuze ishaje ishesha kangoye mu butumwa bwiza. Ndabisoma. The Lord desires his servant today to preach the old gospel doctrine, sorrow for sin, repentance and confession. Kuri ubu Nyagasani arifuza ko abagaragu be babwiriza inyigisho ishesha kangwe cyangwa se ikuze yo mu butumwa bwiza. Ni iyihe? Nukongera kubwira abantu uburibwe bw'icyaha, nukongera kubwira abantu ibyo kwihana ndetse no kwatura. Ngo ibi nibikorwa, we want old fashioned sermons. Kuri ubu dukeneye ibibwirizwa bya kera bitakigezweho, old fashioned customs. Dukeneye kugira imico ya kera kuri ubu bisa n'itakigezweho, old fashioned fathers and mothers in Israel. Dukeneye kugira abagabo n'abagore cyangwa se ba mama na ba papa basa n'abatakigezweho bameze nk'abo muri Israel ya kera. Ariko ibyo byose nta kindi cyabitugezaho keretse iryo jambo rihawe agaciro rivuze ngo mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Bana b'Imana, ni inshingano, murabyumvise ko ari inshingano dutegekwa, ni inshingano dutegekwa ko abantu bihana barangiza bakemera ubutumwa bwiza. Ingingo ivuga kwihana, ariko bitari ukwihana gusa ahubwo biherekejwe no guhinduka. Nta pasiteri wabigukorera. Pasiteri yaguhamagara mu idini ye akagusoresha nayo mwigufa akayasosorayo, akaguha imigenzo n'uturingusho n'uturimburimbu tuzakuzirika kuri we ngukomeze umukorere, ariko ntabwo azakubwira ibyo kwihana ko nawe ntiyihanye. Ibi nta bwoko bubitanga, nta muryango ubiraga abo ubyaye, ahubwo nuko umuntu yakira ijambo ry'Imana rikamutera kwezwa. Yohana 17:17 uberesha ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Ntawe ujya yezwa yiga ibinyoma, ntawe ujya yezwa ngo abone imico myiza adafitanye isano na Yesu. Nuko Yesu akakubwira ibyaha byawe akabicaho akarongo, wakumva nawe ubyemera, nawe wemezwa mu mutima ukihana ugahinduka, ngiye inzira igeze umuntu ku Mana. Abanyumva mwese utaba warageze mu idini ukibwira ko wageze ku Mana. Mu gitabo cyitwa Ibwirizabutumwa, ni urupapuro, ndasoma Igifaransa, ni urupapuro rwa 263, haranditse ngo rien ne peut remplacer la conversion. Nta na kimwe gishobora gusimbura kwihana no guhinduka. Si ne sont pas convertus, tous grands et petits sont sur les mêmes pieds d'égalité. Baramutse batihanye ngo bahinduka, abantu bose abakuze n'abato ntacyo baba barutanwa. Les humains peuvent passer d'une doctrine à une autre. Nukuri abantu bashobora kwimuka inyigisho bakimukira mu yindi. Ibyo byarabaye kandi biranaba kandi bikwiye no kuba. Aravuga bati ntago nzabaho basenga ibishushanyo bakanabyikorera bakabiheka no ku bitugu, ngiye aho bemera isabato bubahiriza amategeko y'Imana 10. N'ibyo bavuze ngo abantu bashobora kwimuka bakava mu nyigisho bakimukira mu yindi. Les chrétiens peuvent passer du catholicisme au protestantisme. Abakristo bashobora kwimuka bakava mu gaturika bakajya mu giprotestani. Et pourtant ne rien comprendre à la signification de cette parole, je vous donnerai un cœur nouveau. Ariko ibyo byose bakabikora badatarasobanukirwa n'aya magambo avuga ngo nzabaha umutima mushya, yanditswe muri Ezekiel. Le fait d'accepter de nouvelles théories et d'adhérer à une église ne procure à personne une vie nouvelle, même si l'église dont on fait partie repose sur les véritables fondements. Kuba warayobotse ukuri gushya, kakira inyigisho nshya, kuba warayobotse itorero ry'ukuri, ntabwo ibyo gusa bihagije kufite imibereho mishya. Kabone n'ubwo itorero waba warayobotse, inyigisho yawe yabishingiye ku rufatiro rw'ukuri. Le fait d'appartenir à une église ne saurait se substituer à la conversion. Kuba waramaze kuba umuyoboke w'itorero ry'Imana ntibisimbuye kwihana ngo uhinduke. Avoir son nom sur le registre d'une église n'a aucune valeur pour quiconque
si lequel n'est pas véritablement changé, ku izina ryawe riri ku rutonde rw'ayandi mwagize itorero nta gaciro bifite ku muntu wese udafite umutima wahindutse by'ukuri. Bana b'Imana muteze amatwi, abakiri ubutumwa kera n'ababwakiriye none, ijambo ry'Imana rirashaka ko twihana twarangiza tugahinduka. Ibyo tuvuga bikava mu magambo, ahubwo abareba imusozi nubwo baba batumvisha amatwi bakabona ibikorwa ari ibiranga bahindutse. Ngicyo ikimana dushakaho, kandi kunyura mwako kayira neza neza ububaye umwana w'Imana. Ngaho kubakurikirana utuntu n'utundi, muri Yohana 3 umurongo n'uwa 3 mu kiganiro Yesu yagiranye na Nikodemu, niho yamubwiye ngo urakwiye kubyarwa ubwa kabiri. Iri jambo uko kubyarwa ubwa kabiri niko guhinduka, niryo vugurura, niyo mico, niko kuvuka. Ariko kuba twumva yenda ataraba imenyerezi mu bya Bibiliya, bakibaza nyine nka Nikodemu bakavuga batese ndabyaregwa iki ubwa kabiri. Iyi mpamvu ndabanza nyisobanure, unyumva wese nanjye tuvugana twarabyawe ubwa mbere, ababyeyi bacu baratubyara, ariko ukurikije uko batubyaye n'imico n'icyerekezo twabakomoyeho. Ndasoma imirongo igera muri 3. Uwa mbere ni Zaburi ya 51:7. Dawidi avuga iby'uko twabyawe bwa mbere yaravuze ati, dore naremanywe gukiranirwa, mu byaha nimo mama yambyariye. Uko kubyarwa bwa mbere kutatuma twitwa abana b'Imana, ahubwo tukitwa abana ba mama na ba papa batubyaye ku mubiri gusa. Nta kindi kuvuze nuko twavukiye mu byaha, aho umuntu avukana kamere mbi kugeza ubwo n'uruhinja rurakara rufite amezi 4-5 batinda kumuhibere, cyangwa warimuha uko adashaka akaguhekenya akagukenjura cyangwa akagukubita imitwe, kibaza aho yigiye karate. Aho umwana w'umwaka utagira icyo yigezaho mu buzima, umuha ikijumba wakongera kumusaba akakwima. Nta shuri nta n'umwitozo yabanje guhabwa ngo ajye yimana. Aho umubwira ngo wari wagiye he, akaninyeraguza akakubeshya ati nari ndi hano ntaho nagiye, ari uko ari kuvumbura kura mubazi yari yagiye kandi bamubwiye gusigara mu rugo. Uko twavutse bwa mbere, kamere mbi, umujinya, umwaga, umushiha, ishyari bikuvukamo byizanye. Umuntu akagura inka nziza, akagira inzu nziza, umwana we akarangiza kumva mu nda birakuriye, nawe utazi iyo bivuye. Nta kindi bikomokaho, nuko twabyawe ubwa mbere. Muri Zaburi ya 58 umurongo wa 4 haranditse ngo abanyabyaha batandukanywa n'Imana uhereye ku kuvuka kwabo. Iyo bavutse uwo mwanya bariyobagiza bakabeshya ngo kuko twavutse niyo miterere dufite. Mbabwire ko nta bwoko, nta muryango, nta gasozi kabyara beza bahindutse ku buryo bazaraga ubwami bw'Imana badohe n'ijambo ry'Imana ngo rihindure imitima yabo. Nimusoma muri Yesaya 48 umurongo w'8 haranditse ngo nukuri koko ntabwo wumvise, ntacyo wamenye uhereye kera, ugutwi kwawe ntikwari kwazibuka, kuko nari nzi ko wariganije cyane kandi wiswe umunyabyaha ukivuka. Ntabwo umuntu yitwa umunyabyaha kuko yakatiwe n'inkiko, ahubwo ikivuka ibiba bikoroheye, aho wahengamira si ugutanga n'ukwimana, si ukuvuga neza n'ukuvuga nabi, si ugukunda n'ukwangana, si ukwishimira ibyiza by'abandi n'ukugira ishyari. Nguko uko mwene muntu ameze, nuko avuka bwa mbere. Noneho Bibiliya iravuze ngo akitwa umunyabyaha akiva mu nda ya nyina. Bana b'Imana muduteze amatwi, niyo mpamvu Imana yashyizeho aka kayira tubona mu kiganiro cya Yesu na Nikodemu, ngo ukwiye kubyarwa ubwa kabiri. Nta kindi bisobanuye, nuko utegera amatwi ijambo ry'Imana ukaryuza bikozwe n'ubushake bwawe,
imbaraga y'umwuka wera ikari kwemeza, nawe ukawemerera ukemera, hanyuma mu buryo utazi utanasobanura imico yawe igahinduka. Ngaho ndabaha ibyitegerezo bitandukanye byo mu byanditswe byera. Kuva kera kose ab'Imana itoranya n'abituma irashaka ko babyarwa ubwa kabiri, irashaka ko bahinduka. Muri Zekariya igice ni icya 1 umurongo wa 3 n'uwa 4, uyu n'umuhanuzi wo mu bakera, ariko nawe ibi yarabivuze. Zekariya igice cya 1 umurongo wa 3 n'uwa 4, Bibiliya iratubwira iti, nicyo gituma uzababwira uti, Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, nimungarukire nanjye nzabagarukira, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Mwe gusa na ba sogokuruza banyu, abahanuzi ba kera babwiraga baranguruye bati, Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, nimuhindukire muve mu ngeso zanyu mbi no mu byo mukora bibi, maze ntibumve kandi nanjye ntibantege amatwi, niko Uwiteka avuga. Abahanuzi ba kera iyo babaga batumwe ku Isirayeli, ntabwo babaga bagiye kubabwira ibindi birenze guhinduka. Nimuhindukire muve mu ngeso zanyu mbi, nimuhindukire mureke inzira zanyu mbi. Ababayeho bose bakorera Imana batumwe kuri mwene muntu, nta kindi bari bamutumweho kwari kumubwira ngo nahinduke, nahindukire, nayoboke Imana. Bavandimwe, turavuga n'abandi, ariko reka nibutse abakunda utuntu n'utundi, ibi turimo byitwa iyobokamana. Mu zindi ndimi bavuga ngo ni religiyo. Abazi ubusobanuro bw'iryo jambo religiyo biva ku nshinga reliye, nayo ikomoka kuri riye, kuzirika no kongera kuzirika. Ibitabo bitubwira ngo uhereye ubwo Adamu yavaga mu biganza by'Imana, aziritswe ku Mana, afitanye isano n'Imana, yari afite imico itunganye. Icyaha kije aracika, atandukana n'Imana, ibintu birahindana. Ayo niyo maraso twavutsemo. Noneho iyo ijambo ry'Imana rije tukayoboka idini cyangwa se religiyo, nta kindi tuba tuyobotse, nta kantu kamwe, ni ugufata wa muntu wacitse ku Mana ukongera ukamuzirika aho yahoze. Uko kumureriya kongera kumuzirika aho yahoze, nibyo nkomoko y'ijambo religiyo. Iyobokamana ni ugufata wa muntu wari waratandukanye n'Imana akaba mubi, ukongera ukamuzirika aho yahoze kugira ngo yongere avome mu Mana abe mwiza. Ngaha banyumva, muyoboke idini ariko ritenda kubazanira guhinduka, namwe ubwanyu mudashaka guhinduka, icyo gihe kiba gipfuye ubusa. Aho washobora ukabireka ukarya ukiyagira kuko uzapfa. Ariko Imana icyo ishaka ni abahinduka. Mbese ubwo wayiyobotse ukaba wiswe umwana wayo, nyine wiyirimanganya. Ku banyumva mwese ndabaha urugero, yenda nk'ababyeyi bari bubyumve cyane. Uramutse ugiye ku murenge, yenda wowe uri kwitambukira, yenda witwa Fabiyane se byatsi, yenda ugasanga umuntu mukuru w'umusore cyangwa se w'ingimbi mu irangamimerere ari kwiyandikisha, bati yewe mwana urinde, yenda nitwa Korodi, iso ninde, ni Sabyatsi Fabiya. Ukumva arakuvuze nyoko ninde, akavuga umugore wawe, kagari naka akavuga umudugudu wanyu, kandi uzi ko mutarimo muri babiri. Uzi ngo watambuka ibyo bintu ukabireka. Umuntu ariko kwiyandikisha aho akandika izina ryawe, akandika iry'umugore wawe, umudugudu n'isibo, ukumva ni we yiyandikishije utaramubyaye, uzi ngo wabyemera? Ari uko utabyemera, nibaza ko n'abayobozi batabyemera batamubajije indangamuntu. Yes, nta kindi kiba kibiteye, uratinya ko yazaza kuzungura ibyawe kandi utaramubyaye. None si Imana niyo njiji izakumakuma ifate n'iyarara n'ibishingwe irunde mu ijuru itarabibyaye, kugira ngo ube mu irangamimerere, kugira ngo uzabe mu rugo rwayo muri ya mazu yagiye kudutegurira, kugira ngo uzajye ibyayo, uragwe ibyayo, witwa uwayo. Birakwiye ko haba ubuhamya ko yakubyaye. Kukubyara si ikindi, ni iyo mico muzaba muhuje. Bana b'Imana muteze amatwi, utagira imico y'Imana si umwana wayo. Imana ni urukundo, udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Udakunda nkayo
si uwayo utihangana nkayo, si uwayo udakunda amategeko nkayo, si uwayo udakunda abaturanyi nkayo, si uwayo utita ku bandi nkayo, si uwayo. Ntabwo wayirimanganya ngo ujye ubatizwa mwenzi urwagwa ukomezwe hari kanyanga none ngo uzayibwire ngo nanjye ndi uwawe. Ibyo ntabwo bishoboka. Ahubwo Imana irashaka ngo niba uyiyobotse hinduka use nayo ugira imico yayo. Bana b'Imana, ngira ngo urwo rugero murarwumva neza. Ntabwo uzayirimanganya ngo yemere. Abazajya mu mazu yayo bakagabana ku mitungo yayo bakaba bararwa b'ibyayo ni abasangiye imico nayo babyawe nayo ubwa kabiri binyure mu ijambo ryayo. Ngaho mu gitabo cyitwa Uburezi, ibyo mvuze ndabisoma mu cy'Igifaransa, ni urupapuro rwa 17, haranditse ngo restaurer à l'homme l'image de son créateur, le rendre à la perfection pour laquelle il avait été créé, assurer le développement de son corps, de sa pensée, de son âme, pour que les plans divins de la création soient réalisés, devait être l'œuvre de la rédemption. Hano baravuze ngo umurimo wo gucungurwa ni iki? Ibi tuba mu by'iyobokamana, twaracunguwe, Yesu Mukiza, haleluya, hamina, tugasenga, tukabwiriza ubutumwa. Ibyo bigambiriye iki? Turamutse duhushije intego utazi impamvu zabyo, wabarwa mu bapfusha igihe ubusa n'abapfa gukora. Baranditse muri iki gitabo ngo kugarura muri mwene muntu ishusho y'umuremyi we. Kugarura muri mwene muntu ishusho y'umuremyi we. Kumugarurira gutungana yahoranye igihe yaremwaga. Kumukuza mu mpagarike, mu bitekerezo no mu by'umwuka, kugira ngo umugambi Imana yari ifite imurema unakunda usohore, nguwo umurimo wo gucungurwa. Mbese kuba dusenga, kuba dutanga amaturo ngo n'ibirere bibwirizwe, kuba turuha, twihangana, duhugura, mwumva umugambi nyamukuru ni ukugarura muri mwene muntu ishusho y'Imana ya yindi yahoranye ubwo yaremwaga. Ni ukumugaruramo gutungana yari afite akiremwa. Mu bitekereza agakura, agatekereza nkayo. Mu migambi agakura, akamera nkayo. Noneho n'ibyerekezo akaba nkayo. Nguwo umurimo wo gucungurwa. Bana b'Imana, niba aho musengera, niba bubwiriza atari cyo nawe ugambiriye, ahubwo ukaba gusuba kusanya ngo niba benshi uzarya imitsi yabo nkuko batubwiye, warayobye, nta naho uzabageza. Nawe kandi uyoboka, niba hujya badahora bacyaha ibyaha byawe ngo babikorombereze, bakurangira Umukiza, bakwigishe gusenga ngo bishire, ugire ishusho y'Imana, warayobye. Hano icyo Imana idushakaho ni uko twihana kandi tugahinduka. C'est le but de l'éducation, uwo ni wo mugambi w'uburezi, l'objet grandiose de la vie, na niyo ntego nyamukuru y'ubuzima. Kubaho gusa utazaraga ubugingo, uhanye n'urunyanya rubora, uhanye n'ikirayi cyangwa ikijumba kibora, ubuzima bwawe ntacyo biba bimaze. Ahubwo kubaho ukihana, ugahinduka, ukagira umubyizi w'icyo waremewe. Yesaya 43:7, aho Imana ivuga ngo nzanira abahungu n'abakobwa banjye abo naremeye kugira ngo bampeshe icyubahiro. Aho unyura, aho ukorera, aho watuye, n'abatazi Imana mu byanditswe batazanumva ivugwa, ariko imico yawe babonye ikabagera ku mutima, ngo uwo mubyiza bari ugira bitewe n'ihinduka, iby'Imana bindi waba urimo ntacyo byaba bimaze. Ngaho abateze amatwi, Imana irifuza ko twihana tugahinduka. Kandi uko guhinduka ni umushinga utari muto. Mu gitabo cyitwa Uburezi n'ubundi, kankoresha iki Kinyarwanda, urupapuro rwa 210, haranditse ngo umunsi uregereje, kubera ko hakiri ibyigisho byinshi tugisabwa kwiga, umurimo ugomba gukorwa, urugendo rw'ihinduka ry'imico dusabwa kurangiza, bitumye agahe gasigaye gahinduka inyaranga. Mu bitumariye igihe harimo n'urugendo rurerure rw'ihinduka ry'imico tugisabwa kurangiza. Ni ryari imico yacu izahinduka tukihangana nk'Imana? Ibaze nawe mu ntekerezo, reba uko umuntu yica undi, reba uko umuntu yiba undi, kandi twese turi abana b'Imana. Ahari uri ushyizwe mu mwanya wayo. Umuntu yajya yica undi, ukemera ko we umugore wajya kugisaka byara,
ahari wagushyira mu mwanya w'Imana. Ntiwajya utega abantu nka gakoco uvuga uzakora iki cyaha azajya afatwa, uzakora iki cyaha umuhini uzajya ukubita mu mutwe, ahari ndi wabazitira n'ubugome bwinshi n'imijinya n'imishiha. Ariko Imana irihangana. Ni ryari tuzasingira urwo rugero rw'Imana kandi ko tubisabwa? Matayo 5:48 Bibiliya iravuze ngo namwe mube mukiranutse nk'uko so wo mu ijuru akiranuka. Mu Befeso 4 umurongo n'uwa 13 urugero rwayo nirwo dusabwa. Urugero rwayo nirwo dusabwa na Befeso 4:13 nibyo haranditse ngo kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo. Imana niyo reference twahawe, Kristo niwe reference twahawe, mbese niyo standard, nirwo rugero ngenderwaho. Turasabwa kugera ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo. Ibi ntiwabibona uri gucuranga gitari ngo twahimbawe twabyinye ngo turi kuyibyinira. Oya, ibi bizanwa no kumenya ibyaha byawe, warangiza ukabyihana, noneho ugahinduka. Bana b'Imana, ni ryari uru rugendo rw'ihinduka ry'imico tuzarugenda? Kugeza ubwo n'umujura wakwibye yibishijwe n'inzara uzamusaba imbabazi ko wamurangaranye. Ni ryari tuzagera ku ihinduka ry'imico? Kugeza ubwo umuntu utareba neza akwita imbwa ukabona ababaje kuko atazi kureba neza, ukamugirira impuhwe ntumuke ngo urakare nkayo. Ni ryari tuzagira ihinduka ry'imico? Kugeza ubwo Matayo 7:12 haranditse ngo nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira aba ari byo mujya mubagirira namwe. Bya byifuzo by'ibyo ushaka kandi by'ukuri nawe ukumva ari byo ugiye gukorera abandi, ukajya wibwiriza ukaba akamashini kibwiriza utabanje gukoromberezwa no guhatwa. Urwo rugendo rw'ihinduka ry'imico ni Imana idushakaho, kandi n'umushinga utari muto. Imana yifuza ko duhinduka. Reka mbabwire abantu b'ibihe bitandukanye. Namaze kubabwira abahanuzi nabo bajyaga batumwa ku Isirayeli, nta kindi bagiye kubabwira ngo nimuhindukire. Imana yabaga ibatumye ngo bababwire ko ishaka ko basa nayo, irashaka ko bagarurirwa ishusho yayo muri bo. Noneho mu gihe cy'intumwa, igihe Petero na bagenzi be babwirizaga, igihe Pawulo yari ku isi nawe abwiriza, yavuze byinshi. Yasenye iby'ibigirwamana, yagiye acyaha abameze nk'abaheruma b'abakonikoni, yagiye acyaha ibinyoma bitandukanye. Ariko icyo yabaga yibanzeho kiruta ibindi ni ukwihana no guhinduka. Ngaho ndasoma iyi mirongo igera muri 3 ibyakozwe n'intumwa igice ni icya 2 umurongo n'uwa 38. Petero ati Petero arabasubiza ati nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone ko babarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwa impano y'umwuka wera. Nimwihane mubone ko babarirwa ibyaha byanyu. Nta kindi cyari kimuraje ishinga, arashaka ko rubanda bihana. Kubanyumva baba basenga n'abadasenga, uzi abo muturanye karitsiye ubamo bihanye bagahinduka. Wajya uhinga ibigori mu kabande ntushyiremo umuzamu, wajya uhinga ibirayi ntushyiremo ikiraro cy'umuzamu, wajya worora inka mu rugo mu ijoro ntubyuke kane, inkumi yajya igenda ntuhangayike ngo iraza izanye inda y'indaro, wajya utana amafaranga mu nzira ukarindira ngo ubwo barayazana. Ndumva itangazo bitewe n'uko uturanye n'abihanye kandi bagahinduka. Wajya ugira ibyiza bakabyishimira, wagira ibyago bakababarana nawe kuko bihanye bagahinduka. Mu byakozwe n'intumwa 3:19 Petero arakomeza ati nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza ituruka ku Mwami Imana. Imbaraga ndizaza utarihana ngo uhinduke. Mana
iyo ibonye abihana, iyo ibonye abagambiriye guhinduka, aho icyo ishaka kuri mwene muntu kiba kigezweho. Ihatanga imbaraga, ihatanga ubutabazi, ihatanga ubufasha butagira akagero. Abaroma 12 umurongo nuwa 2, Bibiliya iravuze ngo 2, kandi nimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Iri jambo rwose ni adverb, muhinduke rwose. Mbese ni nk'aho Imana yavuze ati nta kindi buriya nshaka, ibindi byose ni ibisanzwe. Ushobora kuba injiji cyangwa se ubumenyi bukaba bugufi mu mahame. Ushobora kuba utari intyoza ngo umenye ubuhanuzi. Ushobora kuba utari insorongozi ngo amasomo yatonde kuyapange neza. Ushobora kuba bakugisha n'impaka bakagutsinda atari bo bari mukuri bakurimanganije, ariko hari ikitagusoba guhinduka. Buri wese arabisabwa nk'undi. Bana b'Imana, niyo mpamvu Pawulo avuze mu Baroma ngo muhinduke rwose. Abanyumva nimwumve ko intumwa mu gihe cyazo ibyabaga bibahangayikishije bikabahora ku mutima, bikabaraza amajoro, bakabisabira, basabiraga guhinduka. Mu gitabo cy'intambara ikomeye izi ntumwa bazivuga, ndasoma igifaransa n'urupapuro rwa 46, ngo mu byahindishije amahanga umushyitsi muri iki gihe cy'intumwa, tragédie de siècle 46 niho, ntabwo bakanzwe cyane yenda n'ubwinshi bwabo kuko ntibari na benshi, ahubwo aya magambo muyumve. Aravuze ngo les premiers chrétiens étaient réellement un peuple particulier. Mu by'ukuri izi ntumwa za mbere cyangwa se abakristo ba mbere bari ubwoko bwihariye. Ubwo kwiharira kuvuzwe si ikindi ni imico. Leur conduite irréprochable, inyitwaro yabo, imico yabo izira inenge. Et leur foi inébranlable, kwizera kwabo kutajegajega, constituait une censure continuelle qui troublait la paix de pécheurs. Byari umucyaho udatuza waburagizaga abanyabyaha. Bien que peu nombre, kabone nubwo bari bake, sans fortune, nta butunzi, sans position officielle, batagira icyicaro mu isi, et sans titre honorifique, nta n'amazina y'ibyubahiro nk'aya mubona n'abantu. Ils étaient la terreur de transgresseurs partout où leur caractère et leur foi étaient connus. Bari iterabwoba ahantu hose, imico yabo no kwizera kwabo byari byaramenyekanye. Niba mwumva nsomye paragrafi nshakamo ibintu bibiri: ni inyifato yabo izira inenge, ikindi ni iyi mico yabo ngo yamenyekanaga hirya no hino, none ikabitera bwoba kuri rubanda. Abasomye umugenzo wa kabiri, kara gatabo k'amarenga, abazi kuyasobanura, muzibuka Mukristo kazi na Mbabazi n'urubyaro rwabo bari kwa Gayo, ngo ubwo batangiye kujya ngo barakora imirimo myiza, ngo bakaboha imyenda bagafasha abakene nka kwa kundi kwa Doruka. Iyo mirimo yabo myiza, iyo mico yabo myiza, ngo niyo yababaje igihindu gembe mu cya kindi cy'imitwe 7 n'amahembe 10, kigaba igitero ngo kibatere. Ntabwo ntiyabagabyeho igitero kuko bari kuvuga, ahubwo yabagabyeho igitero kuko bari gukora. Imico myiza nimusoma no mu Byaduka page 253 mu cyago cya 7 haranditse ngo ubw'ubutumwa bwa marayika wundi ngo buzaba bumaze kugaragaza ubwiza bwabwo. Iyo mico myiza, bikorwa byiza, imirimo myiza, ngo imbaraga z'idini zizahaguruka. Cyokora ngo n'imbaraga z'ikibi zihaguruke, ngo ariko n'izikiza ntizizasigara. Ibyo se bisobanuye iki? Bisobanuye ko idini zababara, kuko iteka ryose idini itunzwe n'imitsi ya rubanda igitinya ubutumwa nk'ubwa Yesu kuko bwubika imbehe. Abo bazababara ntibazabinyurwa. Ariko nanone ngo hari n'abeza bifuje gukorera Imana bakabura aho bayikorera, bakurikije abatekamutwe babona. Nibabona ubutumwa bwiza butomoye bugambiriye guhinduka no kugirira isi neza, nabo bazahaguruka bashyiremo imbaraga zabo. Rero bana b'Imana muteze amatwi, nimwumve ko abo mu gihe cy'intumwa
nimwumve ko abakristo ba mbere icyari kibashishikaje si ukugwiza umubare w'abayoboke b'idini, ntabwo bari bashishikajwe no kuba intyoza mu mahame no kuyatondeka, bari bababajwe bahangayikishijwe nuko imitima yabo yahinduka. None ijambo ry'Imana natwe riradutegetse ngo nimuhinduke rwose, nimuhinduke rwose. Umugabo ahindutse umugore yanezerwa, n'abadasenga bagubwa neza. Muri karitsiye bahindutse, abana bakiriye ubutumwa babera beza ababyeyi babo. Habayeho hihinduka, abagabo bakiriye ubutumwa bwiza bajya bihanganira abagore babo. Iryo hinduka ribaye, abagore bakiriye ubutumwa bwiza baba imfura imbere y'abagabo babo. Iryo hinduka ribaye, abaturage baba abaturage beza imbere y'umuyobozi, kandi nawe rimugezeho yababera umuyobozi mwiza ubitangira. Nimuhinduke rwose. Imana icyo ishaka ni uko ishusho yayo y'ubwiza bwayo yongera kuboneka muri mwene muntu. Ndongera nibutse abakunda ibyanditswe byera, muzasoma muri iki kiganiro cya Yesu na Nikodemu ubwo yamubwiraga ku byago bwa kabiri. Yavuze bimwe mu biranga ko umuntu iyo mbaraga yamukoreyemo kandi agiye kubyarwa abyawe ubwa kabiri. Ngaho uwifuzwa mu bihe byose 154 mu Gifaransa, ni icyigisho kivuze Nikodemu, ni icya 17. Harimo aya magambo avuze ngo car l'esprit de Dieu prend possession d'un cœur. Iyo umwuka w'Imana yigaruriye umutima, la vie est transformée, imibereho irahinduka. Mbese ikimenyetso cy'umwuka, yemwe abanyamyuka namwe mu nyumve, ntabwo mvuze abanyamwuka, mvuze abanyamyuka. Ikimenyetso cy'umwuka wera, apana iyo myuka, iyo umwuka wera ageze mu mutima w'umuntu imibereho irahinduka. Kandi muzabisome no mu Bagalatiya nyine 5:22 handitse imbuto z'umwuka: n'urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukugira neza, ni ukugwa neza, ni ukwihangana, kwirinda n'ibindi. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Ntabwo ikiranga umwuka batitira, oya hatitira utewe n'abadayimoni cyangwa wishwe n'imbeho cyangwa urwayisusumira. Ntabwo ikiranga umwuka bavuga indimi z'amatakaragasi zitazwi, zitaba no muri Korea cyangwa no mu Bushinwa. Ahubwo iyo ufite umwuka urangwa n'imbuto z'umwuka: urukundo. Nta waburara urariye, nta wakwambara ubusa wambaye, nta wagira ibibazo kandi ufite ibisubizo. Izo ni imbuto z'umwuka. Hano haravuze ngo iryo hinduka ryabaye, imibereho irahinduka. On met de côté les pensées de péché, gutekereza iby'ibyaha bishyirwa ku ruhande. On renonce aux mauvaises actions, ibikorwa bibi birazibukirwa. L'amour, l'humilité et la paix succèdent à la colère, à l'envie et au craire. Urukundo, kwicisha bugufi n'amahoro biraza bikimura uburakari, igomwa n'intonganya. La joie remplace la tristesse et le visage reflète la lumière céleste. Ni ibyishimo bigasimbura agahinda, ndetse no mu maso huwahawe imbaraga hakarabagirana umucyo mvajuru. Ntabwo wakambye impanga nurangize ngo uvuge ngo wagize ihinduka. Uyu wahindutse ngo no mu maso he harake hakarabagirana umucyo mvajuru. Ibyaha bigashyirwa ku ruhande, ibyishimo, umunezero bikaza bigasimbura agahinda, urukundo rugasimbura urwango, kwitangira abandi bikajya mu mwanya w'igomwa no kubahemukira. Iki nicyo kiganiro Yesu yagiranye na Nikodemu, arangije amubwira kwibyo ari byo bimenyetso byo kubyagwa ubwa kabiri cyangwa se guhinduka. Bana b'Imana, ntimuyobe nk'uko byanditse mu Bagalatiya, ntimuyobe ngo wibwire ngo ari ibintu byamenyerewe, biramenyerwa, bimaze n'imyaka myinshi. Nayo mpamvu no kubirandura akamenyero karambye nako kagorana. Aho umuntu bamubwira ngo ubwo wabatijwe ukaba wagize izina ry'idini, ubwo bakamwumvisa ko ubwo yahindutse. Ubatijwe mwenze urwagwa. Mu Migani 20 havuze ngo vino n'umukobanyi inzoga zirakubaganisha, kandi ushukwa nabyo ntagira ubwenge. Ugakomezwa, ubwo subona we warakomeye, amahane yarashize. Ubona warakomeye, amahane yarashize,
ntugituka umugore, ntukirengera mu rubibi, ntukibeshya mu igura n'igurisha. Ukwizera gusa, narabatijwe, mfite n'ifishi, naranakomejwe muri paruwasi ndanditse, cyangwa mu rurembo no ku ntara no mu itorero. Mbega kwibeshya. Ibyo ni ukwibeshya. Ni iby'ukuri ko dukwiye kubatizwa, kuko ni ukubyagwa n'amazi n'umwuka. Ariko kubyagwa n'amazi gusa ntaho biba bitaniye na ba bana mubona bajya kugomera utugezi dutemba, nuko bakabatizanya. Ahubwo guhinduka niko guhamya kijya wakorewe. Bana b'Imana, ibi ndabivuga nkomeje, ntabwo kuba barakwise Fabiyani, kuba barakwise Frederico, utwo tuzina tuva mahanga, ntabwo ari cyo kimenyetso cyo guhinduka. Kugeza ubwo uzabirata ngo ndi umukirito narabatijwe, ngo ntureba se no kwizina, ngo banyita ngo Aphrodis, ngo banyita ngo Faustin, ngo banyita ngo Diane, undi ngo ni Nadine. Ayo mazina unagiye no mu busobanuro bwayo amwe wayazinuka. Nka Aphrodis bivuze ngo ni umuhanga mu gusambana, ni warikunda. Za Valeria ni ubugurube, iryo ndi warikunda. Nandi menshi. Guhinduka nicyo gisabwa. Ntibakagushuke ngo ubwo ubaye umuyobozi mu idini, hari urwego ugiyemo, ngo ubwo uzajya wambara ivara mu mutwe. Ushobora kwambara ivara uri n'umugome, ngo uzajya wambara ikanzu ngo wenda ubwirize cyangwa usome musa. Ushobora kwambara ikanzu uri n'indaya, uri umusambanyi. Guhinduka bigaragarira mu mico, nicyo kiranga abana b'Imana. Bibiliya irabidutegeka ko tugomba guhinduka rwose. Nongeye kubibutsa, mu gihe cy'abagorozi ba kera, aribo babyaye abaprotesitanti, aribo bakomotsweho n'izina abaprotesitanti. Ubwo bari bahungiye muri Amerika, niho ngenda bavuga, bageze muri Amerika, bahunze Uburaya kubw'akarengane k'ubupapa, bagiye mu mugabane wari udatuwe ngo bagire umudendezo mu by'iyobokamana, basenga uko bashaka badahaswe, bizera uko bashaka badahaswe. Ngo ubwo bari bagezeyo, icyabaranze cyatumye Amerika ibishyanga rikomeye, nubwo yatakubwe kuri ubu, ndagisoma, ni uguhinduka. Mu ntambara ikomeye, ndasoma y'Igifaransa, ni urupapuro rwa 319. Ngo ubwo bari bageze muri Amerika, bakiri leta zitandukanye kandi ntoya. Hano haranditse ngo l'écriture sainte était la base de leur foi, byanditswe byera byari rwo rufatiro rwo kwizera kwabo. La source de leur sagesse, yari yo nkomoko y'ubwenge bari bafite. La charité de leur liberté, kandi ni ho hari n'ishingiro ry'umudendezo bishimiraga. Ces principes dirigeamment enseignés dans la famille, amahame y'ijambo ry'Imana yabaga yigishijwe mu muryango kandi mu buryo buri mu mwete, à l'école et à l'église, akigishwa mu mashuri aya y'ubwenge no mu itorero, porter comme fruit l'industrie, l'intelligence, la chasteté, la tempérance. Icyo umusaruro yazanaga ayo mahame, byababyariye kuba abahanga mu mirimo, mu gukora, baba abanyabwenge bw'inditwe, bagira imico myiza idakurikirwa, kandi bungutse no kwirinda. Ariko nta kindi kibibahaye ari uko biga amahame y'ijambo ry'Imana mu muryango, bakayiga ku mashuri, bakayiga ahariho hose bari. Noneho on puis passer des années dans les colonies de Purité sans rencontrer un ivrogne, sans entendre un blasphème, sans voir un mendiant. Ngo washoboraga kumara imyaka n'imyaniko muri izo leta zabo bari barimo, uzitemberamo, uzizereramo, ngo ukamara imyaka udahuye n'umusinzi. Ubwo ntabwo banywaga inzoga. Ukamara imyaka udahuye n'umusinzi, ukamara imyaka utumvise umuntu utukana, ukamara imyaka utabonye umuntu usabiriza. Ibi bintu mu byumva ko ari bitatu. Washoboraga kumara imyaka udahuye n'umusinzi kuko batanywaga inzoga. Ariko abakristo benshi bitwa ngo ni abakristo bahagarara n'imbere y'ibiterane,
ngo bagira izo bita za pombe mayere, ngo bagira imipfunya, ngo bagira imitabazi, bagira utuntu tw'utuyoga haje na za mera neza na za gubwa neza na za, mbese bakazita akazina keza. Reka mbabwira akazina, izina ni izina, naho ikintu aba ari ikindi. Nuko ugasanga umuntu niwe mwarimu, niwe mukuru w'itorero, niwe muririmbyi, ayinywera munsi y'igitanda, kandi ejo akishushanya izo zo mvuze bazinywera habona, akiyorobeka akareba ubushera bwatukuye bumaze nk'icyumweru, bumwe bugenda buca umuhogo aribwo bunyura kamere ye, birumvikana. Nuko akaba umukristo unywa inzoga. Ariko ababo mu byari bibaraje ishinga, nubwo bari barahunze bashaka kurengera amahame, ariko se kubera iki ayo mahame ngo azatume bezwa bahinduke? Washoboraga rero kumara imyaka udahuye n'umusinzi. Abasinzi basenga bo ntabwo bishiriye no kuri Noheli bapangayo bazanywera, bagapanga naho bazanywera, hari n'izo banyweraho basengera. Nuko izimana zirangiye n'izikinimba n'urunkoyo bagahirimira aho banasengeye. Iyo myizerere idahinduka. Icya kabiri, ngo ntiwashoboraga kumva umuntu utukana. Icya gatatu, ntiwashoboraga kubona umuntu usabiriza. Kubera iki? Amaso yawe yari mazima, yarayabahindutse. Yibwiriza kubona amakene nyagukena atarataka, ku buryo batabaraga hakiri kare. Nguko uko bari bateye. Noneho ce fait démontrer que les principes de la Bible offre le plus garanti de la grandeur nationale. Icyo cyerekana ukuntu amahame ya Bibiliya ariyo atanga icyizere ku gukomera kw'ishyanga. Les colonies d'abord faibles et isolées, izo leta icyo gihe zari inyantege nke kandi zitataniye kure, finir par devenir une puissante fédération d'État. Amaherezo zabyaye leta zunze ubumwe za Amerika. Ubwo kubaza aya mateka, et le monde a vu avec tonnement se développer dans la paix et la prospérité une église sans pape et un état sans roi. Nuko isi iratangarira tungurwa, ibona ku isi habaye itorero ry'ikigogoro, ubwo ry'abaprotestanti birumvikana, ritayobowe na papa ngo riyoboza agahato. Habaye leta ikomeye nk'igihugu cya Amerika kidafite umwami ngo gikandamize. Ubwo kubiza amateka nta kindi cyari kibiteye, bize ijambo ry'Imana barangije barahinduka. Gusa aya makuru mvuga na y'icyo gihe, kuri ubu byabaye ibindi, ariko ntitwabura kubyigiraho. Bana b'Imana, turasabwa guhinduka turasabwa guhinduka, kuko ikituzana mu by'iyobokamana biramutse ari ikindi akaba atari umugambi wo guhinduka, twaba twayobye. Iyobokamana twaba twayobotse nubwo ryaba rishingiye ku rufatiro rw'ukuri. Nibutse abasoma ibitabo, muzasoma igitabo cy'uwifuzwa mu bihe byose, ngo hari abajya bayoboka Imana ngo babitewe no guhunga ibihano, ngo abandi bakabiterwa no gukumbura ingorano z'iteka. Ngo ariko ibyo ntacyo byaba bimaze. Nibaza ko ari mu bifuza ibihe byose, ni 409 ku bafite iki Kinyarwanda, ahanditse ngo ntabwo ari ubwoba bw'igihano cyangwa se ingorano z'iteka bitera abigishwa ba Kristo kumukurikira, bitegereza urukundo rutagira inenge rw'umukiza nk'uko rwagaragariye mu rugendo rwe rwa hano ku isi, uhereye mu muvure w'i Betelehemu ukageza ku musaraba w'i Karuvari, maze ibyo babona bikabareshya, bishengura imitima yabo bikayemeza, urukundo rukavuka mu mitima yabo, bumva ijwi rye maze bakamukurikira. Ntabwo tuyoboka Imana ngo tutazihira, nta nubwo tuyoboka Imana ngo tuzibere mwayo mazu ibyo gusa, ahubwo Imana ni nziza. Uwagira imico yayo yababayeho neza, yabera abandi ingirakamaro, yashimwa, yasabirwa imigisha. Ngiki gituma bakunda Yesu bamukurikira, ngo barongera bagasubira inyuma bakareba uko nawe yari afite imico myiza, uko yari ameze, ngo nabo bakumva ijwi rye, ngo imitima ikemezwa bakamukurikira. Uwagira ngo abagabo n'abagore banyumva babe bategeye amatwi ijambo ry'Imana bashaka guhinduka. Mu ba Efeso 4:28 haranditse ngo uwibaga ntakongere kwiba. 4:25 haranditse ngo mwiyambura ibinyoma, umuntu wese avugana ukuri na mugenzi we. Abateze amatwi ijambo ry'Imana
akaba ari uwo mugambi. Ariko kuki ndwana n'umugore ukumva ugambire kuvuga ngo nanjye ibi ndabirambiwe? Kuki aho nduye ari ngero uvumwa ukumva ugambire kuvuga ngo nanjye nzagiye ntiza abandi isuka mbaguriza 1000 mbahe ku mboga nejeje mbahe ku bwatsi, mbese nawe wumve kugiye kuba umuntu mwiza. Ariko kuki nanjye nizengurukaho twanjye nkaturya njyenyine, inzu yanjye nkayibamo njyenyine, ibijumba nkabikindura njyenyine, nawe gambira ngo nanjye nzajya nsangira n'abandi kuki abandi bo babishoboye. Umugambi w'ubutumwa bwiza, umugambi w'ibi byose tubabwira ni ukugira ngo muhinduke rwose, kandi nawe uri umuhamya wabyo. Niba waragize amahirwe hakaba umwana w'Imana muzima muturanye, nibaza ko nawe imico ye igushimisha, uko yitangira abandi, uko abavura, uko abasura, nawe birakunyura. Ubikoze waba ubaye irindi tabaza rikongejwe, imbaraga y'icyiza ikaguka. Nimuhinduke rwose. Ngaho mu basoma igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, ni urupapuro rw'icyongereza rwa 524, ndongera nshimangire nibuzanywe n'ikindi mu by'Imana atari uguhinduka. Baranditse muri icyo gitabo ngo abaza mu butumwa bahunga ibihano, ngo abaza mu butumwa bakumbuye izo ngororano, ibyo gusa atari uguhinduka, ngo umuhakanyi weruye arabaruta. Nibura umuhakanyi weruye yaba mwiza kurutabo. Ariko wagira ngo nge namwe tugire umugambi, tugire umushinga wo guhinduka, n'imitima yacu yagubwa neza. Ni urwambere rwa Yohana 3:21 haranditse ngo bakundwa, imitima yacu nitaducira urubanza turatinyuka imbere y'Imana. Wayubaho unejejwe nuko ntawe wambuye, wayubaho unejejwe nuko ntawe watutse, wayubaho wishimiye ko ntawe wimye, ngo utangire kwikanga ibikuba bigukuke, ngo ubwo bwije nkabanyuza aha narababeshyeye narabambuye barantera ikibuye. Oya, wajya ugenda ugaye uri munini. Imigani 28:1 haranditse ngo umunyabyaha ngo ajya ahunga ntawe umwirukanye, ngo ariko umukiranutsi we agashirika ubwoba nk'intare. Nta kindi kiba kibiteye, nuko atunze umutima utamucira urubanza. Wagira ngo nge namwe duhinduke, nukuri uretse no kuba twaba tubaye abana b'Imana, tukazaraga ubwami bwayo no mu isi no mu byo dukora, twabaho tunezerewe. Ndongera mbibutsa andi mateka. Muribuka mu gihe cya William Mireri, igihe ubutumwa bwa Marika wa mbere bwabwirizwaga ndetse n'uwa kabiri, igihe cy'ubudivantite gitangira bategereje kuza kwa Yesu, ngo ibyari bibashishikaje nubwo babaga bunamiwe n'igitutu cy'idini ryabaga ridashaka ko ubwo butumwa bwamamara, nubwo babaga bagowe no gusobanura ubuhanuzi, abandi babanyega badashaka ko ibyo bintu byumvikana, ariko ngo icyari kiruta ibindi cyari kibashishikaje no guhinduka. Muzabisoma, ndabarangira agatabo gato kuri bamwe gasa nakibagiranye, kitwa intambara ikomeye ntoya, intambara ikomeye ntoya. Kanze ndebe ko ayo magambo nyabona. N'urupapuro rwa 56 kugeza 57, ariko nge ndasomaho bikeya cyane. Ndasoma iparagrafi ivuga ngo iyo babaga bari mu ibyo biterane byabo, bateraniraga munsi y'amahema, ku misozi, mu ngo kwa runaka. Haranditse ngo kenshi humvikanaga amajwi yo gusenga, hose wasangaga abantu bashenguka mu mitima bambaza Imana. Abenshi bajyaga bakesha ijoro basenga ngo bakunde bagire ibyiringiro by'uko baba bariwe ibyaha byabo, ubundi bakaba basabira imiryango yabo na bagenzi babo ngo bahinduke. Bagasabira imiryango yabo, bagasabira na bagenzi babo. Urumva nabo ntibabaga bisize ngo bahinduke. Guhinduka uko kwizera gukomeye kwabagiriye umumaro cyane. Iyaba ubwoko bw'Imana bwagiraga umuhati nk'uwo wo gusenga, bakohereza amasengesho yabo ku ntebe y'ubuntu, baba bameze neza mu by'umwuka kuruta uko bameze ubu ngubu. Ariko gusenga gusigaye kugerwa ku mashyi, kwimenyaho icyaha bisigaye bigirwa na ngerere. Kutagira kwizera kuvutsa benshi ubuntu bukomeye bwagabiwe benshi
bugabwe n'umukiza wacu nyir'ubuntu. Kuri ubu ngo gusenga ngo bisigaye bigirwa na ngerere, kandi ibi byanditswe imyaka amajana irirenze, sinzi niba n'uwo ngerere akiriho. Ariko icyo Imana ishaka, irashaka ko duhinduka. Aba bari bababajwe nuko Yesu ashobora gutunguka ku bicu byo mu ijuru batarahinduka. Hari indi mpamvu. Abasoma igitabo cyo kugana Yesu, nibaza ko ari paji ya 13, bagasoma n'inama zigirwa itorero, ni urupapuro rw'130. Turamutse tudahindutse ngo duse n'Imana, twaba duhombye n'ikindi, ntitwazabana nayo mu ijuru. Ibi bintu mubyumve. Ni Yesaya 26:10. Umuntu nadahinduka ngo ase naho ateganya kuzaba, ntabwo azajyayo. Haranditse ngo umunyabyaha nubwo umugirira neza ntabwo aziga gukiranuka. Mu gihugu cyo gukiranuka azahakorera ibyo gukiranirwa, ntazahabonera ubwiza bw'Umwami Imana. Ibi se bisobanuye ngo iki? No muri ubu buzima busanzwe tutabijyanye mu by'umwuka bigoye isobanura. Kuba bizi, tujya tugira abavandimwe bacu tuvukana batarayagira amahirwe yo kwakira ubutumwa bwiza. Iyo batubona tutanywa inzoga, bajya biherera bakavuga ngo turababangamiye. Bamwe bakatwita n'ibitutsi, ngo barango nimbwa, ngo nabagabo ngo badasangira n'abandi, ngo ntaho mwakwicarana. Iyo uticaranye nawe ngo muvuge iby'amanjwe n'amahomvu n'amatakaragasi, ubwo bakaguseka. Icyakora wamenye Yesu, bakamuseka nawe ari kubaseka. Ko bambaye ubusa barayanywereye, ko batagira mitiweli barayanywereye, ko bambaye bodaboda zacitse ziziritseho imigozi barayanywereye, ubwo bakaguseka nawe ubaseka. Ariko urumva ko yabaye amoko abiri adashobora kubana, mwakumvikana gusa bahindutse, cyangwa se nawe uguye ugasa nabo. Akaba ariyo mpamvu abanyumva mwese mushaka kujya mu ijuru, byakurushya, byakugora gutura mu ijuru utarahinduka ngo umere nk'abaho. Byakugora, bisubiremo, byakubangamira. Niyo isuku yawe ari nkeya, wakigwa mu rugo rw'abasirimu cyane hakakubangamira. Niyo isuku yawe ari nyinshi, wakigwa mu bagira umwanda bakakubangamira. Uwo mudahuje imico kubana biragorana. Nta uzajya mu ijuru ataragira imico y'ijuru ngo atere kabiri. Muri uyu murongo baravuze ngo umunyabyaha nubwo umugirira neza ntabwo aziga gukiranuka. Mu gihugu cyo gukiranuka azahakorera ibyo gukiranirwa, ntazahabonera ubwiza bw'Umwami Imana. Mu kugana Yesu, uyu murongo bavuze ibijya gusa nawo, haranditse ngo kugana Yesu, basobanuye aya magambo ngo umunyabyaha ntiyabasha kunezererwa imbere y'Imana, yakwiheza mu iteraniro ry'abera. Nubwo yakundirwa kugera mu ijuru, ntiyahasanga ibimunezeza. Urukundo rutikanyiza ruhaba rwamujijisha. Ibyo atekereza n'ibyo yifuza n'ibyo agambirira byanyurana n'iby'abaziranenge baho. Ijwi rye ryasobana n'ay'abari mu ijuru. Kuba mu ijuru byamubabaza, kuko yabura uko yihisha Imana ibera abakiranutse umucyo n'umunezero. Kubuza umunyabyaha kujya mu ijuru si itegeko ry'akarengane, ahubwo abanyabyaha nibo bibuza, kuko batabasha gushyikirana n'abaho. Ubwiza bw'Imana bwababera umuriro ukongora, bakwifuza kurimburwa kugira ngo batarebana n'uwapfiriye kubacungura. Ukunda urwagwa uri umusinzi, wararutashye ko nta nzoga zibayo. Uri umusambanyi ntihaba indaya. Uri umujura wakiba izahabu zaho, kandi ntihaba y'isoko. Urumva ko waza ku isi. Nta imico, niba udakundana, niba utazi kwitangira abandi no kubakorera, ntiwabana n'abamarayika babyuka mu mihanda bipanze ngo tudakora impanuka, bakabyukira mu bitaro bipanze ngo bari kwiseta bahava amahoro, bakabyukira mu mishinga itandukanye no mu mirima ngo n'ibigori n'ibirayi byere. Bo ngo barajwe ishinga no kudukorera. Ntiwabana nabo utariga gukorera abandi. Iki nicyo kigoye n'abanyamadini, bafata Bibiliya bayishaka mu icyo kujya n'ubukuru n'icyubahiro. Kandi muri Matayo 20:26 Yesu yaravuze ngo ushaka kuba mukuru mu byanjye ajya mu mugaragu w'abandi.
ushaka kuba uw'imbere aba imbata y'abandi. ngo nguko umwana w'umuntu ataje aje gukorerwa, ahubwo yaje aje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe ku incungu ya benshi. Wabana n'ab'ijuru ute ushaka ko bakuramya kandi twe tuzagiyeyo tugiye kuramya Imana? Wabana n'ab'ijuru ute warashakaga ko abakora bose bagukorera kandi twe twaratumwe gukorera abandi? Wabana n'ab'ijuru ute uri umugome kandi abo mu ijuru buzuye urukundo? Niyo mpamvu imico y'abazaba mu ijuru bazava hano bayifite. Ntabwo uzajya mu ijuru ngo habe ibindi bihindutse, ngo icyo tuzakorerwa ni kimwe, ngo n'uyu mubiri upfa uzambikwa kudapfa, ariko ngo ubuzima wari usanzwemo uzakomeza wumve biciyemo mwari mumenyeranye. Bana b'Imana, mu nama zigirwa itorero, urupapuro rw'130 ku bayitunze haranditse ngo ingeso zo mu ijuru zikwiriye kubonerwa mu isi. Ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru, nta kintu kizabategurira kujya mu ijuru kitari ukwera. Kubaha Imana k'ukuri niko konyine kubasha kubaha kubonera n'ingeso nziza, kandi kukababashisha kwinjira mu bwiza bw'Imana iba mu mucyo utegerwa. Ingeso zo mu ijuru zikwiriye kubonerwa mu isi, niba atari ko biri ntizibasha kubonwa na gato. Nuko hera kutangire, we kwishuka wibwira yuko hazaza igihe ubwo uzagira umwete mwinshi bikoroheye kuruta ubu. Uko umunsi ukeye niko wongera ikirere kigutandukanya n'Imana. Ingeso uzagira mu ijuru hinduka uzigire none, kandi biri mu bushake bwawe. Yesu niwe ubikora, ariko nta bajya afata ku ngufu, ahubwo ababikorera bose ni abamuraritse bakamwemerera. Abagalatiya 4:19 ngo arazi iyo wamwemereye akaremerwa muri weho, yarangiza ntuboneka akaba ari uboneka ariko muri weho. Noneho abanyumva mwese murabe maso, turasabwa guhinduka tugasa n'ab'ijuru, nibwo tuzabana bigacamo. Naho tudahuje ntaho twazahurira, n'ubundi twabangamirana, ngo ku buryo ngo Imana ibuze umunyabyaha kujyayo ngo burya yari yabikoze, ntabwo yari imugiriye nabi, ahubwo byari biciyemo. Bana b'Imana, muri iyi nsanganyamatsiko uku guhinduka niyo ndorerwamo y'ubukristo. Mbibutse ni imirongo mumenyereye, ni ibyakozwe 11:26 ngo igihe intumwa zari mu Antiyokiya ngo ari abanyangeso nziza, ngo niho abaturage bo muri Antiyokiya barebye izo ntumwa batangiye bazita izina, baravuga ngo ni abakristo, ni abakristo. Ngo bari bazi imico ya Yesu. Luka 2:52 ahanditse ngo Yesu akomeza kugwiza ubwenge, abyiruka ashimwa n'Imana n'abantu. Iyo mico yo washimwaga n'Imana, iyo ireba mu mutima, iyo mico yo washimwaga n'abantu bagerageza umuntu mu bigaragara, ngo babona babigishwa barayifite yose. Barangije babibajije baravuga ati aba ni abawamuga, ni abakristo. Iryo zina baba bararibonye ritavuye ku kubatizwa, ngo bakudumbuye mu mazi. Ibyo gusa nabyo birakenewe ariko ntibihagije. Bitavuye ku gutanga amaturo, ngo mwatanze amaturo ngo nimwe ba mbere, na yarakenewe ngo imfubyi n'abapfakazi ziyaboneho, ariko ibyo ntibihagije, ahubwo bivuye ku guhinduka kw'imico. Bana b'Imana, iyo mico yahindutse mu mashami atandukanye y'ubuzima barakwishimira. Kandi ubukristo ntabwo buberaho dusengera ngo nitugeraho ducururiza bubure. Ntabwo ubukristo buberaho dusengera ngo nitugera mu murima aho turi guhinga bubure. Usanga uri umuntu urengera, usanga uri umuntu wambura, usanga uri umuntu ugoreka umunzani, usanga uri umuntu ubeshya mu biciro. Mbese gusenga ubukristo bwawe akaba ari haleluya, hamina muri korari, ibyo gusa bikarangira ubisiziyo utashye uri rubebe, abantu bose bakuzi ko uri umugome, umuntu mubi, banajya babwirana ngo mumwirinde, ariko uyoboye korari. Ibyo ntacyo byaba bimaze. Ndababwira ibitekerezo bike byo muri Bibiliya, nifuza ko mwebwe muzabisoma mukimbika. Reka mbabwire igitekerezo cya Zakayo, ni muri Luka 19. Uyu yari umukoresha w'ikoro,
ruvumwa ugereranije n'ibyaha byariho mu gihe cy'abayuda. Umukoresha w'ikoro yabaga ari umuntu ruvumwa, bakoraga ibyaha, baryaga ruswa, barariganyaga, bamburaga n'abantu bakabaka utwabo. Nguwo Zakayo arangije arihana. Yesu amubwiye ko ararariwe, nawe arakabakabwa, yumva aranyuzwe, arihana. Ariko uko kwihana, iyo avuga gutyo gusa ngo nanjye ndihanye, agafungiramo bikarangira, ntabwo byajyaga kwemerwa muri rubanda. N'ubundi bagombaga kumushidikanya. Bana b'Imana, uyu mugabo mu gitabo cyitwa Uwifuzwa mu bihe byose, hari ijambo rito rye rinezeza, ngo igihe yari amaze kuvuga ngo uwo nambuye ndamuriha kane, iryo ni ihinduka ryari ribaye. Arongera ngo 1/2 cy'ibyo ntunze ndagiha abakene, iryo ni ihinduka ryari ribaye. Noneho mu Wifuzwa mu bihe byose 549, ndongera nsome 550 interuro ntoya. Hari ijambo rivuze ngo aucun repentir n'est sincère s'il n'entraîne pas une œuvre de réformation. Kwihana ndi kuba ariko iyo hatabayeho ihinduka. Ibi ndabisubiramo, kwihana ndi kuba ariko iyo hatabayeho ihinduka. La justice de Christ n'est pas un manteau destiné à couvrir des péchés qu'on ne veut pas confesser et abandonner. Gukiranuka kwa Kristo ntabwo ari umwitero wagenewe gutwikira ibyaha umuntu adashaka kwatura no kuzibukira. C'est un principe de vie qui transforme le caractère et qui dirige la conduite. Ahubwo ni ihame ry'ubuzima rihindura imico kandi rikayobora n'imyifatire. La sainteté consiste à se voir entièrement à Dieu. Kwera bisobanuye kwiyegurira Imana burundu. C'est une soumission complète du cœur et de la vie au principe du ciel. Nukugandukira amahame mvajuru umutima wawe wose n'ubuzima bwawe bwose. Bana b'Imana, uyu Zakayo bamutubwiyeho ibyo dusabwa gukora, nkawe baravuga ngo si nous avons fait du tort à quelqu'un par des opérations commerciales frauduleuses, niba hari uwo twashoyeho ubucuruzi buriganya, bumuriganya, niba hari uwo twateje akaga kubwo kumushoraho ubucuruzi buriganya, si nous avons surpris sa bonne foi en affaire, niba hari uwo twiringije ikitariho, si nous l'avons frustré de son dû, niba hari uwo twagomwe ibyari bimukwiye, même dans les limites consenties par la loi, ndetse tukanamugomwa ibyo yemererwaga n'amategeko, nous devrions confesser notre tort, tugomba kwihana ko kaga twamuteje, et faire restitution dans la mesure du possible, kandi ibyo twamuhombeje tukabimusubiza uko bishoboka kose. Il est que nous ne rendions non seulement les biens que nous avons pris, birumvikana ntabwo tuzamusubiza ibintu twamugomwe gusa, mais aussi les intérêts qui se seraient accumulés pendant tout le temps qu'il a été à notre possession s'il avait été placé d'une manière judicieuse. Ahubwo tuzabimuhane n'inyungu byakagombye kuba byarungutse igihe twabigumanye iyo biza gukoreshwa neza. Bana b'Imana, uyu Zakayo ababera urugero, yihanye ntibyarangiriye mu magambo, ahubwo yarahindutse. Nimusozi baranezerwa. Reba abo bakene agiye gufashisha 1/2 cy'ibye, umunezero bafite. Reba abo yari yarambuye agiye gukubira kane, ukuntu bishimiye kwihana kwe. Mbese kwihana k'umuntu agahinduka, nubwo hari abarwanya iby'Imana, ariko babirwanya mu kanwa, baba banihereye higiye baturanye n'abahindutse, bakavuga bati ariko rero nubwo tubarwanya ariko n'abaturanyi beza. Kwihana ugahinduka nicyo dusabwa. Ndavuga na Matayo, nawe yari umukoresha w'ikoro, arahinduka, ahabwa akanya mu ntumwa, nawe yanditse ubutumwa bwa Matayo, nawe yagendanye n'abandi, imico irahinduka kugeza ubwo bumwanditsi mwiza dufatiraho reference, natwe twihugura, duhugura n'abandi. Si uwo gusa, ndavuga Yakobo na Yohana, abitwaga bene nkuba barahindutse. Nimusome igitabo cyitwa Sanctified Life cyangwa se ubugingo bwejejwe, ku rupapuro rwa 78,
muzasome no mu wifuzwa mu Gifaransa 182 kugeza 183 ngo Yohana yari indakorwaho ngo ku buryo ngo yagendanaga na Yesu ngo bakaba ari no mu murimo w'ivuga butumwa ngo hakaba abantu batakiranye Yesu ubwira ngo umwuka wo ngo yabajyagamo akabakubita mu ijambo rimwe kuko haranditse ngo 182 uko byamugendekeraga nuko nguku yenda kuba byumva ngo habaga babyise ngo ni esprit combatif ngo son esprit combatif ngo umwuka wo kurwana niwe wagaragaraga tout manque de garde pour le maître ni 284 lorsqu'ils étaient avec lui provoquer l'indignation et l'attitude combative abantu bose bagaragazaga ko batemeye Yesu batanamwakiranye ubwira ngo byaramurakazaga ubwo intambara ikabiratangiye ariko uyu yarahindutse muri karagatabo mbabwiye ngo aragenda aca bugufi niwe mwanditsi muri Bibiliya wanditse urukundo mukundane udakunda ntazi Imana iki nicyo kitumenyesha ko turi abana b'Imana nuko dukundana ibyo nibyo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa bangiye ni mukundana wari umurwanyi niwe wanditse urukundo iryo ni ihinduka ryari ryabaye none ikindi cyantangaje ngo yabaye umuntu uca bugufi ari kwandika ubutumwa bwiza hari aho yanditse ngo icyo gihe Yesu ngo yari kumwe ngo na wa mwigishwa yakundaga ngo maze amugira undi ngo kandi uwo mwigishwa ari we yanga kwivuga ngo bititwa ko yishyize hejuru kandi yibonye bana b'Imana birakwiye ko duhinduka nicyo kizatuma Imana yemera imikorere yacu ngaho mu gitabo cya guhamagarwa kwacu gukomeye our high calling ni tariki kanze mbabwira ayo magambo nderekera ahajya gushyira umusozo muri aka gatabo kitwa guhamagarwa kwacu gukomeye ndasomamo paragrafi imwe ni tariki ya 19 ukwezi kwa gatanu haranditse ngo nk'uko ishami ryaciwe ritagira amababi kandi rigaragara nk'iritagira ubuzima riterwa ku giti kizima rigahuzwa neza n'ubuzima bw'icyo giti rikanywa ku makakama n'imbaraga z'umuzabibu kugeza ubwo rishibuka rikazana amababi kandi rikera imbuto ni nako bimeze ku munyabyaha binyuze mu kwihana no kwizera agirana isano na Kristo agahinduka usangiye kamere n'Imana kandi akera imbuto z'imibereho yejejwe zigaragarira mu magambo no mu bikorwa. Ndongera nsome Maranatha tariki ya 17 ukwezi kwa munani haranditse ngo kamere ya kera yabyawe n'amaraso n'ubushake bw'umubiri ntabwo ishobora kuraga ubwami bw'Imana. Dukwiriye gutandukana n'inzira za kera, akamenyero kakomotse mu ihererekanya murage, akamenyero ka kera kuko ubuntu nta mubyeyi ushobora kuburaga umwana we. Ku byago bwa kabiri bigizwe no kugira ibyifuzo n'imigambi mishya, gukunda ibishya no gukururwa n'ibishya. Ababyawe n'umwuka wera kugira ngo bagendere mu mibereho mishya baba basangiye kamere n'Imana, kandi mu kamenyero kabo kose no mu mikorere bagaragaza isano bafitanye na Kristo. Igihe abantu bavuga ko ari abakristo bakomeje kugira amafuti bari basanganywe mu mico yabo ndetse n'akamenyero bari basanganywe, none se ni irihe tandukaniro ryaba rihari hagati yabo n'ab'isi? Ntabwo baha agaciro ukuri nk'ugushobora kubeza no kubaboneza, ntabwo baba barabyawe ubwa kabiri. Kwihana nyakuri ni uguhindura ingeso mbi zakomotse mu ihererekanyamurage cyangwa ku bandi. Bana b'Imana muduteze amatwi, iyo wahindutse mu muryango barabimenya. Ni bamwe by'itorero umuzingo wa 531 ngo ntabwo ubukristo bwacu bugaragarira ku ruhimbi tubwiriza, ngo ahubwo umugore w'umugabura, abana be, abakozi akoresha mu rugo ngo nibo baba bambere bo guhamya ubukiranutsi bwe. Iyo umuntu yahindutse ku kazi barabimenya. Ni Matayo 7:12
biterwa nuko icyo ashaka ko abandi bamukorera nawe nicyo akorera abandi. Abefeso 6:6 ngo maze agakora akazi ngo atameze nk'unezeza abantu, ngo adakorera ijisho, ngo ntatunganye ari uko bamuhagaze hejuru bamureba, ahubwo agakora azi ko ijisho ry'Imana rimuri hejuru. Iyo umuntu yahindutse mu Bakolosayi 3:22 kugeza 23, iby'abandi abifata nk'ibye. Iyo umuntu yahindutse arahemukirwa akababarira. Mukunda abanzi banyu musabire ababarenganya, ngo nibwo muzaba abana badatowe mu ijuru, kuko ategeka izuba rye kurasira ababi n'abeza. Uzaba ubaye nk'Imana nawe n'uyubabarira n'abanzi bawe. Iyo wahindutse abaguhemukira muzabisoma mu gitabo cyitwa Intekerezo, Imico n'Ubumuntu 446, ngo n'abagucokoza n'abagushotora n'abakwiyenza ngo bagirire ibyiza byari bikwiye gukorerwa intungane, ngo ukabashakira impano z'akarenga zazikwiye guhabwa abakiranutsi. Icyo nk'ikimenyetso cyo guhinduka. Wahindutse ntavangura amoko, abona umuntu umwe mugenzi, abona umuntu mwose, abonamo nyina, abonamo musiki we na musaza we, nta nena, ntawe yanga, ntawe yifuriza ibibi, nta n'uwo yishimira ibyago byamubayeho. Iyo umuntu yahindutse yewe n'imbere y'inyungu ze zahuye n'akaga, azi Ibyahishuwe 2:10 avuze ngo uzajya ukiranuka uzageze kugupfa. Imana irabanza, ibindi bikaza bikurikiyeho. Ngaho mu nkundire muri uyu mwanya Abakorinto ba 2:5-17 niho handitse ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gishya, ngo ibya kera biba bishize, ngo byose bikaba bihindutse bishya. Ngaho abanyumva mwese nimureke dushora umushinga mu mbaraga za Yesu wo guhinduka, nibwo tuzaba tubaye abana b'Imana, tubona icyangombwa cyangwa ikibari cyo kuzaba mu rugo rwayo. Imana ibiduhe mu izina rya Yesu.